Reka twongere tubasuze tubifurize igitondo cyiza nkuko bisanzwe nshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane abatwumva muri ku mugabane wa Afrika ndetse n'abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva ro muri ku mugabane wa Amerika. Namwe ntago ndipuze rwose kubarenza ingohe. Reka mbabwire nti igitondo cyiza kuri wo twumva rwose mu masaha ya mu gitondo. Hanyuma rero igicamunsi cyiza kuri wo twumva mu masaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi rwose kuri wo twumva amasaha y'umugoroba. Hano iwacu rero turi ku munsi wo ku cyumweru, turi ku munsi rwose wa tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Tukarora n'ubundi rwose nk'ibisanzwe tugarutse muri studio kugira ngo tubagezo amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Hose rero tukatugiye gusibukirayo tukabwira uko haramutse hanyuma ndetse nuko haraye muri rusange. Tubanza tubisegurero ku mugoroba washize hari twari twinjiye mu kiganiro ariko tuza kugorwa n'ikibazo cy'ikoranabuhanga biza gutuma rero tutabana neza mu makuru twari twabateguriye, ariko n'ubundi topic ni yayindi turaza kwikomereza mu kiganiro cyane mugoroba, dore ko ikoranabuhanga mu by'ukuri ryamaze gushyirwa ku murongo. Waramutse neza sira makosa bite byaba makuru yawe uri kubundi bwakeye neza fighter icyumweru cyiza rwose icyumweru nawe cyiza ndakikwifurije. Ya turagarutse rero tuje muri studio, turagarutse rwose mu kiganiro. Ndagira ngo tubwire abadukurikiye ko tugiye kubana mu gihe kitarenze iminota 50 cyangwa se isaha gutyo, ariko muri iyo minota tukatugira ngo buri wese rwose aze kubana natwe making sure ko yakanze subscribe, niba tarayikanda ayikandeho, niba kandi yarakanze subscribe akande like ndetse na share. Ubu rero tuzajya twibanira gatanu kuri kagenzi kako. Niki muri iki gitondo uzanye sina makosa ugiye guha bakunze Jeune Official fighter? Turahera ahangaha muri Beni rwose hari umukuru wa FARDC wamaze kwicwa. Ese yishwe nabande? Ndaza kubabwira aho yiciwe ndetse nabamwisha baribo. Ndasimbukira muri Rubero naho hari station yahuye n'inkongi y'umuriro. Atese inkongi y'umuriro yo yatewe n'iki ndaza kubibabwira. Turasimbukira Masisi rwose naho ntago bimeze neza, dore ko aho bita Ikumbwe habayeho gusubiranamo kw'abazarendo, ndavuga abiswe abanyatura abazungu ndetse na Pareko. Atese bari gupiba iki? Ibi nabyo turaza kubibabwira. Turasimbukira za Minova tuzamukiyo hejuru za Karungu naho nuko ari umusirikare wa FARDC waguye mu gaco k'amabandi nyuma yo ko ari yitandukanije nabandi. Atese yaguye he? Ibyo yazize ni ibiki? Yaragiye kumara iki ngiyo? Nabyo turaza kubabwira. Yewe turinjira humure, umugabo yarashe umugore we. Ese yamurashe bigenze bite? Ese yari umusirikare? Ese yari umusivile? Ese yari ibandi? Ibi turaza kubibabwira. Yewe turinaga mu Burundi, turebe ko mu Burundi bwakeye. Yewe na Uganda turagerayo tuyirebe n'Kinshasa ukuntu byifashe. Ibintu ntago bikomeje kugenda biba byiza muri Kinshasa fighter, dore ngo ko ariho naho hantu habaye igiterane kirangira habaye rwose ibijyanye nuko harimo bagisizemo ubuzima, yariko ngo nabo kwihana baba benshi. Ya ni inkuru rero turi buze kugarukaho y'iki giterane cyabereye Kinshasa. Iki giterane rero cya gospel cyangwa se cy'umuhanzi uririmba gospel. Iki gitaramo rero kikaba cyasize rwose kiguyemo abatari bake, ariko nabihaniye nabo bakaba babaye benshi. Iki gitaramo rero cyabereye muri stade y'umupira w'amaguru. Iby'iki gitaramo nabyo turaza kubigarukaho, hanyuma kandi turi buze no gusimbukira kuri rwa rugendo cyangwa se kubijyanye n'urugamba, aho abakomandazi bose ba FARDC sina makosa bari bamaze iminsi bari Kinshasa. Ubwo ndavuga bano n'ubundi baba bari ku rugamba hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bamaze iminsi bari hano Kinshasa. Bakaba rero bagarutse, ngira ngo twanabigarutseho ku munsi w'ejo, ari nako kandi mu kugaruka kwabo icyitwa CCRF cyamaze kuba kigirwa gute, cyapfundikiwe. Ubu ikigiye gukurikiraho namwe murabyumva, nyiri maso yerekwa bike rwose ibindi akirorera. Ibi byose rero nibyo tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo tugiye kugenda tuganira kuri ingingo imwe ku yindi rwose, tugenda tubakubita icyo bita idonido muri iki gitondo. Yes, ubwo rero sina makosa twahera muri Masisi, tubwira ubundi bimeze bite. Duhereye ahangaha muri Masisi rwose aho bita Kumbwe rwose umanuka hano hepfo ya za Gahanga werekeza aho bita za Rubizo.
ni nyuma y'uko hakomeje kugenda haba umwuka mubi hagati y'ikiswe abanyatura b'abazungu. Abanyatura b'abazungu ubwo turashyiramo abo kwa Kagiri, dushyiremo kwa Mike Jaune, dushyiremo abo kwa Nyeganyega, dushyiremo abo kwa Aigle Rouge, nituvuga abapariko turashyiramo abo kwa Yves, dushyiremo abo kwa Ntwari, abo ni abapariko. Habayeho gusubiranamo ku rwego rukomeye. Nababwiye yuko uyu muvandimwe bita General Kagiri yaje kwivangura aza kwikura mu kiswe Wazalendo, nyamara we akaba ari mu kiswe Abanyatura abazungu. Nyuma y'uko rero amaze kwitandukanya n'iki kiswe Wazalendo, nuko hakomeje kuba umwuka mubi hagati y'abazungu ndetse n'ipariko. Ubu rero ngo hakaba habyukiye imirwano aho bita kumbwe, basubiranamo ku rwego rwo hejuru, bavuga ati rwose niba tutafatanya noneho nta nubwo binemewe kuba twaba mu duce twegeranye. Kugeza amaginga rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bizamba. Ni nyuma y'uko M23 rwose muri ibi bice iratuje, ngo ndavuga za Muheto, za Nyamitaba, za Karongi, za Kagusa, manuke iyi hepfo za ndamanuka za Kirumbu, ye za Busumba, ye za Mpati, muri bice M23 iratuje nta mirwano ihari. Ariko ni nyuma y'uko rwose Wazalendo bo bagize gutya bakozanye baravuga ati rwose nimba M23 rwose tuje, reka natwe twikore mu mitano twigira abatanazi, turebe yuko gahunda twashwiragiza aba navuga b'abazungu banze cyangwa se bigometse kuri Wazalendo bakabanze gufatanya natwe. Urumva Fayita ko Kagiriwe arugarijwe, ntabwo rwose ibintu bimeze neza mu bice agiye ayoboye. Dore ko ibice niwe wari ubiyoboye, harimo izi za Gahanga, ugafata izi za Kumbwe, yewe ugafata n'utundi duce tugiye tuzigaragiye, niwe wari usa natuyoboye. Ubwo rero aba bita abapariko bakaba bakomeje kugenda bamuhigisha uruhindu, ni nyuma y'uko yavuze yuko atazafatanya nabo mu kurwanya M23 Fayita. Ya sinema koreka twite twigendera twigire rwose hano nubundi muri uyu mujyi wa Goma, tunabonereho kugenda tunamanukana na ya nkuru kuko bisa naho birimo birajyana. Urugamba rero rugiye kuba sinema kosa, ndagira ngo mbwira abadukurikiye ko uru rugamba rushobora kuba ari urugamba rubuze kuba ruri ku rwego rwo hejuru, ndetse rushobora no kuza gutuma M23 isiga ikuyemo bya bice cyangwa se ya migi. N'ubundi twagiye tubwira abakunzi bacu ko M23 igomba kuba ikora ibingibi cyangwa se ikaba yagira icyo igakuramo ahantu runaka. Nk'ubu ngubu icyo nshatse kubwira abadukurikiye sinema kosa, ubu ngubu mu mujyi wa Goma haravugwa umwuka w'intambara, haravugwa rwose kuba ngo M23 anytime yamanuka muri umujyi wa Goma. Ubwoba ni bwinshi, igikuba cyacitse. Ni nyuma y'uko CCRF uyu munsi yarangiye, yashyizweho akadomo rwose. So bikavuga rero ngo ko bishoboka ko mu masaha y'ejo cyangwa se ku munsi w'ejo mu yandi matariki M23 ngishaka guhita ikuramo iyi migi. Ariko ku rundi ruhande bikaba bigendaniye nuko n'ubundi ubutegetsi bw'Kinshasa bwagaragaje ko nta nzira y'ibigano nimwe bafitanye. Ibiro akaba barabigaragaje sinema kosa ubwo bafataga ibyemezo byo gufatira ibihano, gucira imanza bamwe mu basirikare ba M23 ndetse n'abo bayobozi b'umutwe wa M23 ariwo witwa ngo ni AFC. Nyuma rero yuko bafashe ibi byemezo ndetse n'iyi myanzuro avuye muri rura rubanza, bikagaragara ko bamwe barimo gukatirwa burundu cyangwa se gupfa. Sinema kosa ngo ibi ngo ni motivation yahaye abasore ba M23, ndetse ngo Kisekediwe ngo asa n'uwaciye sefu kuri abagabo, aho bivuga rwose ko noneho ngo bagiye kukumanukira nta mikino. Ubwoba ni bwinshi hano mu mujyi wa Goma, ndetse wagera mu mujyi wa Butembo naho ugasanga ibintu nuko bihagaze. Ubu amakuru arimo arangiraho muri iki gitondo nonaha now aravuga ko rwose igikuba cyacitse. Ingabo hariya noneho ngo nta no guterebuka, ndavuga ubwo ingabo ziri kurindira umujyi wa Goma ngo nta guterebuka. Baravuga bati isari yose M23 iratwinjiramo icyitwa umuhumo. Ibimodoka by'intambara ndetse na defense zabo cyangwa se bwa bwirinzi bwo baburinda mu by'ukuri umujyi wa Goma babuzamuye babusohora mu mujyi wa Goma buri hano
ugisohoka mu mujyi wa Goma uzamuka mu Mu kibaya nkengero. abandi barazamuka bajya gufungira ahandi mu bambiro bakomeza hirya gato cyane ahitwa ku kimashini barafunga bazi yuko ngo ibitero bya M23 ari izo mpande zombi bishobora kunyuramo hakava rero ko ibiri nabyo ngo byaje gufunga hano kuri kote n'ubundi ku mbibi z'u Rwanda ngo mu rwego rwo kwirinda ko M23 ishobora guturuka ku butaka bw'u Rwanda ikaba yakwinjira mu by'ukuri hano muri uyu mujyi wa Goma ibiro bibaye ryari ibi bibaye mu gihe mu by'ukuri seserefe ikimara gutangira cyangwa se ikimara kwinjiramo abakomandazi b'urugamba ba hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo sina makosa bari bahise bahamagazwa ikitaraganya hano ikishasa amakuru akambwira ko ngo bazanye aba expert aba iyo bavuze ngo expert nango umuntu uri expert abafite ubunararibonye cyangwa se ari umuhanga mu byo akora muri icyo kintu bese ubwo bagiye kuzana abahanga mu bijyanye n'intambara kugira ngo babahe amasomo buriya natwe turi expert muri ibi bintu mu bijyanye n'itangazamakuru turi ba expert urumva nuvuga ngo bari barazanye ngo aba expert bo ku rwego rwo hejuru bituma bahamagara ejo bura twe twabrekinze uwitwa Chiko Kitambwe ariko ngo nabandi benshi cyane bari baramanutse hara niyo mpamvu bumvaga tutakivuga bitwa bagasikira niyo mpamvu bumvaga tutakivuga abitwa bakabundi n'abankuba niyo mpamvu mvaga rwose abo bose tutakibavuga bari baranyanyagiye baragikishasa iyi seserefe nibyo yasize ikoze ariyo mpamvu nababwiye ikintu cyitwa seserefe ikintu cyitwa seserefe mujye mukitondera hano mu by'ukuri bijyanye n'intambara ubu ndamutse mbabwiye cyangwa se muhishuriwe mukabona ibimaze kuba muri iki gihe cya seserefe sinamako mwakumirwa abadukurikiye ndabwiza ukuri mwakumirwa ni FARDC sinamakosa baguze ibikoresho by'intambara babonye umwanya wo gusubira ku isoko barabayinga basubiye ku shop gushopinga byandi byavuye muri Bulgaria se ibyo nabyo birimo babona umwanya wo kwegeranya ibiryo bizaribwa kuri tere ngo hari uburyo ki ngo bazana ibiryo byizi by'abadeplasa bakamenya ukuntu harabipangira bikagira gute bikajya ku rugamba bikaba iby'abasirikare urumva ikindi kigeretseho kiyongeraho babonye umwanya wo kuganira n'ibihugu byo hirya no hino hanyuma basaba ubufasha ngira ngo mwagiye mwumva bavuga ko ngo na Chad ngo yamanuye abagera mu 2000 ntibyagiye bivugwa ariko ntabwo tuzi binarashoka kwa barahageze ntabwo birakonfirm ariko icyo nababwira cyo imyiteguro irarimbanye yo muri seserefe yabaye imyiteguro ni FARDC sina makosa tugomba gushyira cyitwa pay attention kuko mu gihe abantu benshi twari turi muri iki kintu turangare ngo muri seserefe abantu benshi ntekereza ko nta nubwo twigeze twumva seserefe kuko FARDC bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri M23 bakomeje kugenda bayideroja bayigabo dutero shuma ariko tudutero ngo twari utwo kugira ngo M23 itabona igena yo cyo kwisuganya cyangwa se kwiyoroganiza ngo igire ibintu itegura izaze mu ntambara n'ubundi nta strategy nshya yigeze igeraho igira mbese we ibura umwanya ibura ubwinyagamburiro ite kubona umuda wo gutekereza ndetse no kugira ibyo itegura sina makosa nibyo M23 yari imaze iminsi nari mu ntambara bajya kumva hano muri teritwari ya Robero bari kugugurana ukumva za Masisi Bodore muri ako kazi usibye inama bateguye kuri ya matariki nababwiye ntazi ngiye inama irasiga iki ariko navuga ko M23 usibye wenda no ku rundi ruhande kuba yo ihora iri determine yiteguye navuga ko ntabwo nigeze mbona harimo inkundura y'umukukuzo nta myiteguro irimbanye yo ku rwego rwo hejuru nk'iyo kuri FARDC kuko ni M23 ntabwo nigeze numva ipasingisha abasirikare urabyibuka seserefe muri kiriya gihe EAC ikiba hano muri Kongo hariho bashyizeho seserefe M23 kiriya gihe itangira kudiporoyinga abasirikare ukumva ngo hari abarangirije aha ngo berekeje ahangaha imyiteguro yarabaga ariko kuri iyi shuro ntabwo nigeze numva M23 yapasingishije ngo ibohereza ahantu runaka usibye gusa kumva ngo iri mu mirwano ahangaha
iri gukuramo icyuho, iri gukuramo aba FDLR, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariyo mpamvu rero iki kintu kirimo kiragenda kigaragaza kintera ubwoba, cyangwa se nkavuga nti se mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 wari umaze gusa no mu by'ukuri indwano 100 n'intsinzi 100 aribyo birimo biragenda bibaranga. Ntabwo bishoboka kuba babakoma mu nkokora kuko nta myiteguro irimbagije twabonye. Iki kikantera kwibaza cyangwa se icyo twakwita urujijo. Nkongera nkitegereza none se M23 ko tuzi ko atari agafu k'imvugo rimwe. Aba ba expert bazaniwe, aba bakomandazi b'urugamba hano muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze iminsi bari kubahugura ku bigendanye n'imirwano. Ni ikihe kintu gisha, ni iye creativity, innovation, ni iye innovation baba bazanye muri iki gisirikare cya FARDC? Mbese ni akahe gashya bazanye kagiye guhindura urugamba, twakwizera ko kari buze guhindura urugamba ku buryo twavuga ngo icyari cyarabuze mu gihe cya mbere cyabonetse? Ni nk'iki bazanye? Ibyo nabyo nkabyibazaho. Habarise urabyibuka ko minsi yashize baravuze bati icyitwa indege y'urugamba yose aho iva ikagera barashaka Tshisekedi ngo yababwiye ko ngo igomba kuba iri kuri tere ku bigendanye no kuba iri ku rugamba irimo irarwana. Havuga nese noneho bagiye kurwanisha indege mu kirere zibe zimeze hari ukuntu ibisiga ujya ubona biteraniye ahantu ari byinshi cyane mu kirere birimo biraguruka. Harise nuko nguko bashaka kugira ngo barwane ibisiga, indege zuzurane ikirere M23 bayicangacanga. Havuga nti iryo kosa ntibanarikora. Ku rundi ruhande nabitekereza ngahita ntekereza ko iryo kosa batarikora ntago barikora kuko M23 turabizi ko hariya ifite ikintu cyangwa se rega ifite n'abaturage iyoboye. Irambunda turayita automatic weapon. Iyi mbunda ikorana na sensa ngo iyo ikizamuka cyose mu kirere gitogota irakimena. Ikindi fighter aho navugira ati nabinagoranye ubu ngubu M23 ibice byose irimo bikomeje kugenda bibamwe abaturage. Urumva iki kintu gufata indege kugira ngo wongere ujye kufata uzizamure mu bice abaturage barimo, wongere ujye kurasa noneho avegre matena uvuga yuko kurasa M23 nyamara harimo n'abaturage uri kurasa. Niki nacyo gishobora kwa impact ku ruhande rwa FARDC kumva kuko nayo nibikora ishobora kuzaregwa iki ibijyanye n'ibirego by'intambara. FARDC bingibi ntago byo kubabwira ngo urabarega ibyaha by'intambara, ntacyo rwose bibabwiye. Nta nibyo ibi ntabwo ari ikintu ushobora kubwira Gisekedi ngo umukange ngo barabarega ibyaha by'intambara. Iki cyo ndakurahiye. Ahubwo icyo tureba urumva ndabyumva, icyo tureba nukureba tuti ese M23 yo nk'umutwe cyangwa se nk'icyama ciyemeje kurinda abaturage. Ariko sinamako hari umutarama duherutse kuganira ariko ikivuga ibyiza namenye uzi ko buriya reka nkareke nzakavuga fighter ukiri ku byiza indege ya systeme ngo nibuka bishobora kuba yagezeyo yo guhakira yo kwinjira GPS rwose. Umuvandimwe uriyo wicayeyo ndani ziko mfite drone yanjye yambye ati nicaranye n'abavandimwe bagiye bakomakomeye aha ngaha barambye ati nabo system ngo ari ukuri rwose biri kwanga iri kugenda ibadire igenda ihindagurika ati rwose ngo ari ukuntu nabari gutegura ibintu ngo bajya kora agasanga ngo hari abandi babiteguriye mu ibindi bagasanga imibare bongereye imibare yategura korodone wenda ngo ni 235 rwose tuhagera na 20. Iki kintu tugiye kugikurikirana ariko ngo nabo byose bishobora kuba byagezeyo. Umve rero ko ukivuga ibyiza indege M23 rega nayo kuba yarakoze iki kintu nuko yiteguraga yuko anytime izi ndege zishobora gukoreshwa. Urumva agate se niziramuka zikoreshejwe ibi bintu tutarabitestinga ngo turebe ko bizakora bizaba bite. Urumva iki kintu ubwo rero 23 rwose icyo bita teste iracyayikomeje. Ubwo rero ikiriho niki nge ndimo ndibaza ukuntu M23 iri buze kurinda abaturage
niharamuka FARDC irasanye icyitwa umujinya narebe icyo M23 ishobora gukora, icyo M23 ishobora gukora nibura kikagira ikintu gikora. Sina makosa harimo kuba M23 yagira itya igakuraho aho twita ngo ni kuri source, nivuga source y'urugamba naho rutegurirwa, yaho bategurira FARDC. Urasanga nugukuramo uyu mujyi wa Goma, nugukuramo iyi Butembo bari kwiroganirizamo, ndetse niyo ngiyo za Beni kareba ukuntu bikuramo ihakuramo. Nicyo cyonyine gishobora gutuma ibitero by'indege ndetse n'abagemurira intwaro FARDC babanetarariza cyangwa se bacika imbaraga. Wenda ni n'urugero nk'igo miramutse ivuyemo, nose ubwo bavanga umuntu uzongera kuza gutera hano za Kibumba zabaturutse imyiteguro se yayikoreraye, nose ubwo wakorera imyitozo Bukavu ukaza gutera Goma, icyo ntikibaho. Nose wakorera imyitozo wenda tureke hano Bukavu ni kure, wenda dufate hano za Karehe, nose wategurira igitero Karehe ukaza kurasa hano za Sake, ntibibaho. Ni ikibazo. Icyo nshatse kuvuga ni iki, nuko iyi migi ni imigi ikomeye. Iyi migi kuyifata nabikubwiye, bura nimba ari ikintu cyakomye mu nkokora M23 ya 2013, nugufata uyu mujyi wa Goma ariko nta tundi duce ifite tuyigaragiye, nta cyubukoze. Iyi Goma itunzwe na Masisi na Rucuru, urumva yewe na za Warikare. Kuyifata rero ibi bice utarabifata nta kintu bukoze. Butembo nibyo ni umujyi uremereye, ni umujyi ukomeye. Kuwufata Ruberi kirimo bira bice bya za Alimbongo, za Kanyabayonga zikirimo, za Kitsombero zikirimo, yewe n'ibindi bice za Matembe, nta cyubukoze. Bivuze iki? Bivuze ko gufata umujyi bimanza kugira ngo uwuproteje, urumva uzawugema ariko haramaze kuwuproteja ufite ubudahangarwa. Aricyo M23 isa nkaho yamaze gukora hano muri Goma fighter y'urebye neza, usanga hano muri Goma ho isa nkaho yamaze kubisoza. Kuko Kibumba barimo, hara za Sake kariya barimo, za Ndumba barimo, za Karuba barimo, Mushaki barimo, za Muremure barimo. Bivuze iki? Bivuze ko Goma yo isa anytime bayinjiramo, kuko iki igisa nkaho ahayigaragiye hose bamaze kuhakuramo. Iyo kwifata bishobora kuba byatanga iki igisobanuro. Yes, ariko aribyo navuze fighter iyi Butembo biracyagoranye, biragoranye cyane, biracyagoranye ko ntago barinjira hano mu centre ya Rubero, ntago barayikandagiramo. Kandi bivuze yuko nibura iyi ntuza Butembo kuyifata neza ari ukuyifata nkuko bafashe Kanyabayonga. Uzi ko Kanyabayonga twibuke ko M23 umuvuduko irwana iriho, ahanga bahashatse kuhafata ni amasegonda na amatsiyerike fighter. Nibyo niba ubyango gufata uyu mujyi kutafata suko nta mbaraga bafite, barazifite ahubwo barawufata mu ye system. Ubundi ugiye muri system kurwanira mu mujyi bakubya ko mu mujyi nta ntambara ishobora kubera mu mujyi ngigira ute irangiza amasaha. Iyo umwanzi agutanze mu mujyi akawinjiramo kirimo, ugerageza kuvamo, urumva iki kintu, cyangwa se ukagerageza kumurwanya kugira ngo atawinjiramo, kubera umujyi ni ahantu haba hatuwe n'abantu benshi, haba hari urujya n'uruza rw'abantu. Iyo murwaniyemo hari byinshi byangirika, urumva ariho bakubwira ngo mu mujyi kurwaniramo ntago bikunda. Mpamvu M23 usanga kwinjira muri uyu mujyi igenda igira ute isa niyikandagira, kuko yanga kugira ngo ibe yahungabanya abaturage, kuko izi ubugome bwa FARDC ndetse n'abambari bayo, urumva izi yuko hari ukuntu ishobora kwinjiramo bitewe na system yinjiyemo FARDC ikangana yo gusohokamo. Ibaze M23 yinjiye muri uyu mujyi FARDC ikanga kusohokamo, ngo byagenda ute? Hayita bisibaniro. Ariyo mpamvu bagerageza gushaka system yari yose ishoboka kugira ngo bazinjire muri uyu mujyi, ariko na FARDC imbaraga zayo basa naho bamaze kuzinetraliza, nta bundi bufasha igishobora kubona kugira ngo iresiste muri uyu mujyi. Dore ukuntu ibintu bihagaze sina makosa. Ngira ngo narabibabwiye mbabwira ijambo cyangwa se amagambo Sultani Makenga yabwiye abahungu be. Ababwira ntiyababwiye ngo ntibacike intege biriya biriya byo kubafatira ibihano, ni ibintu byo kunetraliza cyangwa se byo gutuma bano banyepolitike bagenda bajoininga AFC
baturutse muri za UPDF urabizi ko hari n'abatoroka amashaka ya Gisekedi bakaza muri AFC abo kwa Joseph Kabila bo muri PPRD barashize bajya muri M23 wareba mu by'ukuri nabo kwa Katumbi nabo bamaze barimo baragenda mu rwego rwo kugira ngo Gisekedi sorry excuse me yararebye abona izo mbaraga zose ziri kujya kwihuzahuza abona zizamuvira indi imwe zikamwica aravuga ati none reka kubanetarariza kubaca imbaraga kubakoma mu nkokora reka mpite nshiraho itegeko noneho abanyepolitike nabo bumve ko nabo nibajyeho tuzabafatira ibi bihano arega Sultani Makenga tutagiye kure Magloire nawe uzi ko mu bafata ibihano na waremo kandi agiye ejo bundi bivuze iki bivuze ko nyine bari kugira ni nk'iterabwoba bari gushyira kuri AFC M23 ni nk'iterabwoba bari kubashyiraho kugira ngo none n'ababa joiningaga bavuga ate se nanjye naramuka ngiyeyo nkafatirwa ibihano nakwerekerayo General Sultani Makenga yahise abwira abasore be ko noneho kama mbayambaye bagomba kwitegura kurwana urugamba ndetse rukaba ari urugamba rw'umuhenerezo mu gutanga amakuru sina makosa buriya iyo bababwiye ngo niba General ngo yarababwiye ko urugamba rugiye guhinduka urumva Sultani Makenga afande Sultani Makenga General yabwiye aba basore ko ngo urugamba rugiye guhinduka abasore bo rero ngo iyo bababwiye ko urugamba rugiye guhinduka ngo bahita bumva ko ngo bagiye bombese nabikibamo ngo nuguhita binjira Goma burango hora bari kuribwaribwa nk'abashaka bashaka Goma uvuze ibyo kuribwaribwa nibuka wa muhungu uri hariya haraza Kibumba urumva wumvisha ko tayari kuruna kuruensha ngo buriya ngo mu bintu banyotewe no kuzinjira muri uyu mujyi ati encha kumacha rwose ndaba nasubiye mu kazi ejo ewe data we ururuga ko mbona ibintu ko ibi bintu ndimo ndabikurura nkabona ntibisanzwe bigendanye n'amakuru ndimo n'ibyo ndimo ndabona hari abantu henshi bafite utuntu kudukonje bari muri harya byita ikibari ni ikibari hari abantu benshi bari mu kibari bamaze gusubira mu kazi baba byati mugaruke sha urumva akazi kagiye gutangira baba waye ntago biri buze koroha ibya hano Goma abasore Sultani Makenga arabwiye ati nyaboneka mwitegura urugamba rugiye guhindura isura rugiye kuba rumeze ukundi mu buryo budasanzwe abasore ngo buri gihe ngo bashaka kwinjira mu mujyi wa Goma bakabagarurira hafi no ku marembo noneho ngo byababwiye ati ngo ubutumwa yabahaye hano muri iki kibaya kwa Ekotango yabwiye ati mwitegura urugamba rukomeye cyane abasore bo barihise bavuga bati urugamba rukomeye hano ahangaha nta kindi nukwinjira mu mujyi wa Goma yababwiye ngo bakenyera bashikana rose n'amakosa ewa abasore bari kuri morale iri hejuru hari ukuntu ngo hari n'udusasu turi kugenda twumvikana ngo bari kongera kwiga ibipimo neza ngo hari akantu k'agafiridi gato hano muri Kibumba ngo bari kwiga ibipimo neza buryo ngo ningora yijisho burasi si nko gusubira mu masomo ari gukora practice ari kwiyibutsa cyo bita kuri repeat bari gusubiramo rwose kugenda bongera kureba neza ibipimo niba bikimeze neza reka ndeba nimba ninongera kubikora nzabikora nkuko nabigenza imbunda bazihanaguye bazimaze kuzigresa ntiwarazasizwa amavuta ntiwareba ndakubwiza ukuri urugamba rugiye gukomera FARDC bano basirikare hari ukuru nabo bajya bagira gutya babantu rabize hari ukuru bati turaje sha turaje ubwo abafitemo imiryango ara mujyi wa Goma igikuba kingo cyaciwe namwe mu barwanye ba M23 bumvishe ngo afanda avuze ko ngo ibi bintu bigiye guhinduka bo bahita bumva ko bagiye kwinjira muri Goma none rero uko bimeze sina makosa hano igoma ubwoba ni bwose abadeplasa ngo babuze ngo icyo bari bukore baravuga bati nyamara urugamba rwadusanga aba badeplase sibyo abadeplase ubundi ngewe maze igihe mbivuga burandi kuvugana na benshi bamaze kumira ko bageze za Nyamitabo bageze za Kirorerwa bageze za Burungu hari umuvandimwe ari kutubwira ngo mukubita amakuru y'Iburungu bari guhinga bari korora ibintu bimeze neza cyane ariko icyo nshatse kuvuga ko umuntu wese uri ahantu uherereye ku ruhande rwa FARDC iriho biragoranye cyane kandi noneho twanareba tugatanga na fact urumva faye ku ruhande rwa M23 ntiturumva hari abaturage baguye mu mirwano ngo M23 ngo yagize intege nke bayisubiza inyuma hagira n'abaturage bayigwamo wari wabyumva ngisi ndumva bayisubije inyuma no wabyumvishe wenda aduhe urungero
ariko ku ruhande rwa FRDC tuzi benshi birukankana nabo ariko finally bikarangira ari FRDC ari n'abaturage bahunganye nabo harimo abagiye babigenderamo. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo n'aba déplacer bakiri hano muri uyu mujyi mu nkengero z'umujyi wa Goma bakagombye gushaka ukuntu bakwivananga kuko nta bwirinzi bafite bagashaka ukuntu basubira muri za rucuru za Masisi nibura akajya gukora activite zabo ubundi bakareka M23 nayo ikagira ute igakora utuntu twayo muri izi nkengero z'umujyi wa Goma fight. Sina makosa rero amakuru arimo arangeraho nuko ngo UPDF ndetse na FARDC ku munsi w'ejo ngo barokoye abantu bagera kuri 23 muri abo 23 harimo 13 babana abaro bakabara bakuye mu maboko ya ADF naru yari yarabashimuse ikaba rero yari yarabashimutiye hitwa ngo ni hafi y'umugezi witwa ngo ni Maribongo rero niwo mugezi ahangane muri Ituri niho yari yarabashimutiye yarabajyanye bamwe rero ngo yari yarabagize abagore babo sina makosa ngo n'abana b'imyaka 12 ingahe bose rwose ngo bari abagore bavize ADF naru ejo ro FARDC ikaba yarabagabye igitero simusiga ibiro bikaba byatangajwe witwa ngo ni Lieutenant Kano Maka Hazukai Mark Hazukai ndetse na Majoro Bilari Katamba nawe rwose akaba umwe ari ku ruhande rwa UPDF Polito undi akaba ku ruhande rwa FARDC. Ubwo ni muri operation ni Shuja ni operation Shuja na gaciyo na update kugira ngo tugaruke neza muri urugamba kuko ndabona rugiye guhindura isura nuko tugomba kubanza kumara yutu update tukagaruka tureba ese uru rugamba rugiye kwa biragenda bite. Aregare niye twaza mu yandi masatiri ko babyira ngo ruhanye inkoyo. Oya nubu nguba amakuru ndimo ndakira ari marangiraho nuko nanze kugira ngo mbitangaze ntarabanza kubishakira operation neza cyangwa se ubugororangingo ndimo ndakira amakuru ko bishoboka cyane kuba muri territoire ya Rubero imirwano irimo iraca ibintu ariko murabizi iyo bimeze gutyo twe turabanza tukajya kureba neza tukaza tuzanya operation niyo mpamvu bamubona rwose tuba twanze guhita tubitangaza niba ari agakuru kaje gutya ngo tuhita tuva ngo barwanye tutababwiye ngo barwanye baturutse he byaherewe ute ni bande by'ibitero niyo mpamvu andi makuru akavuga ko ngo ku munsi w'ejo habaye igitaramo mu by'ukuri hano icisha sa cy'umuhanzi wa gospel witwa ngo ni Mike Karambayi uyu nguyu ni Mike Karambayi ngo aririmba gospel ngo buriya sena makosa ngo numwe ngo mu banyamwuka bo ku rwego rwo hejuru ejo ngo iki gitaramo cyabere kuri stade y'umupira w'amaguru hariya icisha stade de la Martyre icyaje kubaho rero sena makosa nuko ngo abagera kuri ku bihumbi 30 barihanye ariko ngo harimo n'abapasiteri ngo bari kubwiriza ngo barihanye ubwo urumva sinzi rwose ijambo yavuze rirabatsinda barangije bajya ku mavi barihana ariko iki gitaramo bitengo nuko ngo cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane cyaje kugwamo bamaze kumenyekana ko cyagwemo abantu bagera ku 9 ngo bitewe n'umubyigano wari uhari bitewe nuko ngo hari abantu benshi cyane uyu muhanzi rero akaba sina makosa rero yaciye agahigo hano mu arakunzwe cyane ariko ngo bikaba binavugwa yuko ngashobora kubakorana n'imbaraga z'umwijima ntago wabihakana rwose nta wabyemeza kandi ntiwanabihakana iyo tugenda tukumviriza abakongomani bari hari za Kinshasa ngo bavuga yuko ngo uyu muntu ashobora hari izindi mbaraga ushobora kubakoresha rwose zitari iz'Imana muri make afite ibimurimo afite ibimurimo so rero ukumva ko ibintu ariko se ukumva ngo ibihumbi 30 byihannye muri viziyo turimo ko byanga umunsi umwe 30 byakwihana na 40 byakura yewe n'ibihumbi 100 byakwihana nkurikije ukuntu abakongomani ari benshi byakwihana uyu muntu usubuye iyo buriyo ntuba wihannye nihannye ikizi wihannye nyine tuducumura maze iminsi unyuramo ndose ari ibyaha nakoze uducumuro se uzi ngo uramutse n'ubu tuvugana bakubwira ko mu by'ukuri uhakanye ko nta cyaha afite abagize abayise Imana umubeshi mu binyabinyuma kuko ubu tuvugana n'ibi ngibi turimo turavuga hari igihe buriya harimo n'ibyaha turi gukora
kereka ni muri kubabeshya oya ntabwo ndi kubeshya uzi impamvu se oya ni muri kubabwiza ukuri icyaha wishinja oya reka nkubwire none se ubu tuvugana impamvu ntavuga ngo nta cyaha mfite ngo umwe ugorera ngo ntabwo ndi umwere yego fighter kuko baravuga ngo gukeka niko kubi none ndaza nkavuga nti nta makuru ndimo ndagira ubwo naketse muri Rubero bari kugugura ujye umanza rero wayakonfirma ujye umanza wayakonfirma ariko nanjye nzavuga nti biravugwa ariko gukeka ni iki ni icyaha none se uragira ngo mbumwere ntemvuge ngo ndumwere rero ujye uvuga ibyo wakonfirmye nimba ari nanjye no mama bandi turaza tubyemeze neza tumaze kugira icyo tubona yego ubwo rero kumva ko yaba aba ba pasteur cyangwa se aba bishop ndetse n'abahanzi ngo bari bakoze rwose igisa n'igiterane kiremereye hara kuri Stade de Martyrs ni stade y'igihugu cya Kongo hara muri Kinshasa ngo hapfuye rwose abagera ku 9 ndetse abagera ku 30 barakizwa sinzi niba rugukizwe bajya mu ijuru cyangwa se rugukizwe hari ahandi ariko nuko batubwira yuko rwose nk'abavandimwe bashobora kubakorana n'imbaraga z'umwijima ariko nge simbi confirm yuko ntabyo nzi wumve yuko rwose muri Kinshasa naho ngo bashobora kubana leta Kinshasa ngo igiye kugenda iri kwita kuri iyi miryango yaburiye abayo muri ibi biterane sina makosa kubitutwo to update wari wamaze gutegura ubundi tugaruke muri iyi nkuru tugomba kumenya SM23 n'ikiri buze gukora kugira ngo isubize inyuma ibi bitero bigiye kugabwa na FARDC ndetse ngo bamaze iminsi barimo barahugurwa n'aba ba expert tangizo update wihuse cyane turasimukira muri ahangaha rwose mu bamwita Dona uyu yari Colonel Dona akaba yabagaho bita muri Ituri uyu muvandimwe akaba yarashwe n'abari basanzwe bamurinda nyuma yo yarasiyo mu karite bita Malete karite rwose bita Malete uyu muvandimwe akaba ariho yarasiwe nimugoroba akaba yarashwe n'umusirikare wari umurinze ngo ni nyuma yuko rwose uyu muvandimwe yinaza ahantu aragenda byera arazifiningiza ngarangije araza ngaramutuka amuhereza n'ibyo gupfunyika muvandimwe aramubwira ati rero buriya kwihangana hari aho bigarukira ngo baramutikuye iryo mu mutwe rwose umuvandimwe ahita ahasiga ubuzima umukoroneri rwose ngo yitwaga Dona ngo ni nyuma yuko rwose ejo rwose ngo yiriwe ameze neza agacupa gafiningiza ariko bikarangira rwose burya gufayita yiri umukuru ngo ukamuka ukima ukurinda burya ngo wawisize mu kaga nushaka nujya no kurya ujye uvuga ati nimba ndarya n'iby'ibihumbi 5 mbona ariko kumukubita n'iby'ibihumbi nibura nka 3 kuko ubugingo bwawe ari bugenda ubufashe isa n'isaha rwose ashobora kuba yagutikura uyu nguyu rwose akaba ari aho bita Malete no bita Colonel Dona ahangaha turavayo dusimbukire ahangaha tena za Rubero nyuma yuko rwose tugiye twumva yuko amastation akomeje kugenda avidurwa n'abasirikare ba FARDC fighter uravuga ba Karibira nuko hari station bagezeho nimba nga bashinzwe gucunga umutekano w'istation babangiye urumva habi ati rwose ibintu mwigize dore ko mwigize bakasha amashoko ni bigize bakagarara vandimwe station bahita bayitwika FARDC iratwika station iyi station rwose ikaba yahiye ni mugiye rwose ngabarindaga station baba byate rwose none iyo ntago murayividura dore ko ibyo mwigize rwose mwigize akara kajya he iyi ntago murayikoraho birangira FARDC iyi station iyitwitse urukumva ko hangaha rwose za Rubero naho FARDC ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitari byiza na gatoya dusimuke Masisi bahita humure rwose bawerekera za Ngungu uturuka za Karuba ahangaha rwose umusivile ngo yari yaragize gutya yigurira intwaro akajya iryama nakagira ute agakora utuntu twe arangije yipfakaje dore ko yarashe umugore we ngo ni nyuma yuko yamukekaga ko amuca inyuma kugeza ubu ngubu rero M23 dore ko mwabira bice bya za Humure na za Karuba yewe ukajya za Ngungu ukajya za Murambi ukinaga imbere kuko abashumba ukamanuka kuri SMB na za Rubaya hose hewe na za Matanda ibice ni M23 biyoboye uyu muvandimwe yisakurwa haraza Humure hara ku mashuri murahazi bamukabukirana kubahita muterera kuri moto bamujyana ukabashumba bamumanura za Rubaya ukubo akabafungiwe hariya muri Rubaya ni nyuma yuko yishe umugore amurashe
ngo yamucaga inyuma. Faye buri umugabo si ikigwari cyane. Kwica umugore wawe ngo nuko yaguca inyuma. Wenda wagira gutyo ukamwirukana. Urumva? Haka ibintu rwose byo kwihanira. Ibi bintu ntabwo ari byiza rwose. M23 rero ni intwaro rwose ngo ari intwaro ya SM gifite na magazine zigera muri 3. Ugira senga amasasu 90 si ari menshi ra? Ari menshi. Ari umuba wayo. Ari umuba wayo. Urumva ya amasasu ngo arafite SM gifite nibura magazine 3 zuzuye. Ni nyuma yo rwose ngo nimbunda babashije kuyifata ndetse nawe akaba yajyanywe gufungwa. Yari umugabo nibura uri hagati y'ikigero cy'imyaka 42 na 45. Akaba rwose ngo yarafite abana bagera kuri 4 akaba yishe umugore we. Turavangaza amasisi dusimbikira ahangaha za Minova muri za Karungu. Umusirikare nawe wa FRDC fighter muri rijoro yagize gutya ngo bari muri patrouille yiteba abagenzi baragenda abakubitanye na bya birara byigize ibirara nabyo harango biba bifite n'imbunda muri za Karungu byigize ibiturage bijya gutya ngo arabihagarika biba bimubitsemo iryo munda. Hano muri za Karungu rwose umuvandimwe wa FRDC kwa kundi nyine ngo muri patrouille hari ukuntu abasirikare bagenda ari nka babiri cyangwa batatu. Urumva ndabibona kugira ngo wenda umwe naza kugwa muri ambush cyangwa akagira icyaba undi agira ute ahita mukavaringa. Uwe rero rwose abandi babapanze ngo bajye muri patrouille we birangira yigire mu nzira ze aza guhura n'abo bavandimwe nabo babasha barakaye nabo bari gushaka ukuntu babaho birangira nawe bamuvukije ubuzima. Ubu ngubu umurambo we ukaburi hariya mu bitaro bya Minova. Ya ubwo rero situation nuko ihagaze nuko ibintu bihagaze rwose kubijyanye na update. Reka twikomereze twirebere tuganire cyangwa se rwose duhuriza hamwe turebe ese biraza kugenda bite. Icyitwa CCRF cyo cyamaze kuba rwose kijyaho iherezo. CCRF yamaze kujyaho iherezo sinamako. Ikiri ahubwo no kumenya ngo ese iyi CCRF irakuniki biri buze kugenda bite. Kiraza gukurikiraho ni ikihe nyuma yuko rwose tubona impande zombi zimaze iminsi zitegura. Nahoze mbona sina makosa nubwo nari mvuze ngo yo 23 ku ruhande rwo ngo nta kintu ngo tubona yagikoze kigaragara. None niba yo 23 aramaze kugukora systeme yo niba ifite systeme yo kwinjira muri za GPS kaziseseramo bari abagabo ku buryo no kurasa ngo basigaye batitira kuzamura indege. Ubwo urumva abagabo bo nta kintu bakoze nabo bakoze ahubwo ikintu kiremereye kurusha ibyo FRDC iri gukora. Nukuri pe kuko turavuga ngo nta kintu bakoze nge nuko nirijwe ntari kina urumva. Ariko drone yakiri hari za Bukavu. Nge buno no mu maje atese Bukavu imeze bitatu Bukavu ni hatari. Ati naho hano ku kibuga cya Kavumu ya systeme mwavugaga iri gukorerwa igoma yahageze. Ati naho yagezeyo. Ati rwose ngo bari kujya muri coordonnées zabo bateguye ibintu byabo guhuma no gumura gasanga ngo hari ibyahindutse gasanga hari ibyahindutse. Urumva naho atese byahinduwe niki kavuga atese none ntibyashoboka yuko ya 23 nimba yarahakinze ikibuga cy'indege kigoma igahakinga ibi bya za Beni ntibyashoboka ko niki cyakavumu nacyo yamaze kugishyira muri system. Urumva nabo ngo hari ngo none bakoze systeme ngo ari ukuntu bahagurukije indege ngarika indege ikabika itareba hasi ikabitabishobora. Urabona zira ndege zo kurasa yizamutse mu kirere hari ukuntu igiye kurasa imanza gucurama ikareba hasi. Urumva iki kintu ngo babigerageje ariko ngo bayicuritse ngirebe hasi ngo biranga. Urumva iki kintu ngo bayizamuye irazamuka nibyo ariko kugira ngo bayicurike kwa kundi indege icurama igiye kuroha amakompora ntibyakunda. Urumva iki kintu ati rero nabyo bishobora kuba byashoboka yuko systeme zacu nazo bamaze kuzinjiramo ku buryo bari gushaka kwicurika M23 nayo kayicurukura. Urumva iki kintu ntibikunde. Ubwo rero nabyo tugiye kubikomeza. Ikintu M23 yakora ubundi uyu muntu afite GPS ubundi nibyo nababwiye GPS bura nta gushobora kwerekeza ahantu mu ndege udafite GPS ugenderaho. GPS ni ngo ugiterekamo ahantu gutya amerekezo. Icyo bitara busore ubu ufite ahantu hose ugomba kwerekera naho uri bunyure. Ubu ufite na fresh rwose igenda ikuyobora aho ugomba kujya ku buryo utari bugire gutya ngo ukatege hirya ibumoso ugomba kugenda parallele ngo ube wajya a droite cyangwa se uje cyangwa ube wama gauche. Bivuze ngo icyo ugokora gusa aho ngaho fresh ikujyana iyo uyobye
cyangwa se ugiye kugeraho gukata iyo ihita yihengeka gutyo ukabona ko ugomba gukata mpaka ugeze aho hantu aho ugiye so rero ibaze uramutse uteruye indege cyangwa se ukazamura indege mu kirere udafite iryo koranabuhanga riri kukuyobora watanagira washiduka indege wanayitaye muri Oseya byanashoboka wanayita muri Oseya rwose ndakurahiye ukashiduka igitoro cyagushiriyeho mu kirere ikamanuka butosho ni igitoro se kubaruka butosho neze si igitoro yo simwe ibintu bijyanye n'amazutu ni benzine ntabwo none se benzine si igitoro iyo umurundi akubwenga igitoro igitoro ni ibikomoka byose kuri ibyo ngibyo petroli rero ntabwo bivuze ngo gereza igitoro ni biriya bya mazutu gusa by'amamodoka n'amamoto uvuze esanse uvuze benzine uvuze mazutu na esanse byose babikubiyemo byose babirimo ni igitoro ariko ubundi nk'abatwara indege baba bafite ibihe byangombwa mfasha perime baba bafite ikintu cya mbere ntabwo perime ya mbere hano hangaha ugomba kuba warize ikintu cyitwa fizike ugomba kuba warize ibintu bijyanye n'amajeo warize ibintu bijyanye na physics ibyo bintu mbese imibare uhita uhuza abantu badukurikirana nge bambwira ubundi umuntu utwara imodoka agira icyo bita perime ubundi umuntu utwara indege naba afite perime uzi physics ubuzi mu mutwe ugomba kuvuga uti imodoka indege iri kuri altitude iyi ngiyi ingana gutya ubutumburuke heavy ibiki byose ukabuza ibintu by'imibare physics iri ku rwego rwo hejuru yari kufite icyangombwa cyabyo buriya nkurikije ukuntu nanjye nzi physics buriya nanjye nkurikije ukuntu physics uyizi ndebaho buriya nanjye rwose ni utuntu duke banyongereraho ndege buriya nanjye nakwiyaminiye nayizamura rwose apana ariko kajugujugu ni akana iba yoroheje nawe wayizamura ni ukukwereka utuntu duke ndavuga izi ngizi za Boeing izi zijya mu birere bya kure buriya hariya fizike ndayumva abana ewa nuko ubuzima nibuka gastori ko kumukirina akoraga mu ndege ayifotorezamo dore ko mutajya mutara no kwifotoza oya ku bintu by'abandi ngagezemo abona agatabo urumva ati ibuto ry'ubururu ni ryo kwihagurutsa iry'umutuku ni ryo kuba ifashe ikirere arabikora indege noneho ageze mu kirere barabyata ariko kwe andi mabwiriza muzayakurikirana mu gatabo k'ubutaha yayegejeje ikirere yayegejeje mu kirere ibyo kwimanura agiye guhindura paje aravuga ati muzabikurikirana none nawe ngo bubatse indake rwose ngo z'imitamenwa fayi iki kintu nibagiye kukivuga bariteguye di si bubatse indake zo ku rwego rwo hejuru ngo wagira ni iz'abarusiya ikindi mwongera kwibuka nuko bagaruye burya na Colonel Kazarama nawe hari abandi basirikare bagiye bagarukagwamo n'andi maraso bazanyemo kandi buriya uyu mugabo wita Kazarama aba bagabo uzajya ubona bamaze iminsi batari bari muri M23 buriya bamaze iminsi bakurikirana ibintu by'uru rugamba hari abamaze iminsi babikurikiranira ku bitabo no kuri marezo sosiyo bareba kuri tere nawo buriya hari utuntu tw'utumeranje bamaze iminsi bavuga bati hariya ngezeyo nakora ibi urabona hariya nagira aka kantu mpinduramo akanaka bikagenda neza doke bagiye barupangira hanze batarurimo ariko hari ibintu twavuga ngo nabo bagize gute bagiye kumanuka hari izindi mbaraga bagiye kongera ubwo rero nkavuga nti ntabwo M23 yicaye uko kandi nahamya neza nashidikanya ko FARDC n'ubundi kibazo saba expert yigeze ihura nabo yuko ngo bari burwane ahubwo abo ba expert se no bari buze umugani babigishije no babavanyemo n'ubwo bwo kumva isasu ngo bakareka gukinagira urumva ngizi ndake ariko ngo ushobora indege ngishobora ko yamenaho n'amabombe nk'igihumbi ngo ntimene ngo nabagere hari ukuntu siko plutôt BM sino BM 21 hari ukuntu irasa amakompora nka 333 icyarimwe reka da bashiramo ubwa mbere arorodinga bakarekura kandi ubwayo irimwe gusa irekura amakompora 40 menya 48 na za 80 gutye karekurira icyarimwe hubu bakarodinga tekereza kava nka saa 2 saa 3 bari kusharinga ahantu hamwe bakageza nka saa 7 za nimugoroba bagisheringa
ahantu hamwe haba habaye burya ari umusozi. Tekereza hano muri Kibumba barasheringaga Ba- Nyiragongo none yarikanze bari gutekereza ko ishobora kuruka. baba bari gusheringa Kizimbabwe. Bamaze kumenya story y'Abazimbabwe ntabwo bongera kubimbaza. So rero nibyo ndi kuvugana uko byaba kose FARDC ntabwo ntacyo nabasezeranya, ntacyo bijeje, kuko indake zayo 23 ngo niyo wamenaho toni 333 z'ibisasu ntacyo byatwara, ni imitamenwa. So sina makosa rero mu by'ukuri ubwo narindimo ndavana ntabwo bitegwa, ariko abago bariteguye bucece. Aba special force barahari, abari ku kosi nabo barahari, ishobora kuri forcinga bari no kuri tere bari no mu rugamba. Abakomandazi b'urugamba bariyongereye, nibyo rero ndimo ndavuga nti reba nkwitwa Kazarama yarahamanutse ubutongo niwe ugiye kuba yigaragiye. Biravuga ko hari nabandi bagiye kumanuka, amazina yabo tutagiye gushyira hanze nonaha bitewe n'ubwirinzi bwabo. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye naka na gato, ntabwo byoroshye naka na gato. Wumve ko rwose iyi CCRF isize hari rwose ibintu bimwe na bimwe bamaze kugenda baringaniza. Ubwo tubitega amaso turebe ikigiye gukurikiraho, ariko birumvikana burya ibyo hari icyo bita dariri cyangwa se ibimenyetso. Ibimenyetso bigenda bitugeraho nuko tubona yuko noneho bigiye kongera twumvishe bafashe za Kanyabayonga, za Kirumba, za Kaina, yewe na bya bice bindi bya za Alimbongo. Bari bamaze igihe nabyo babitegura, nabyo ko hari inama bari bamaze mu igihe. Inama igihe baramutse bayishyize akadomo mwarebye ibyakurikiyeho. Reka turebe noneho nibi ngibi ngo ikiraza gukurikiraho ni iki. Ese ni Goma, ese ni Rubero ku zone dufatanyije na Butembo, ese hari ibindi bice barongera kwinjiramo? Dutega amaso kuko ndabona bitaza koroha. Faye ndabona n'amasaha ariko yanagiye. Amasaha yamaze kugenda, amasaha yagiye gusa, ariko nubwo yagiye amakuru yari menshi, ariko ntabwo birangiriye aha kuko turakomeza kugenda tureba. Mu masaha ari imbere turagaruka muri studio dufite byinshi bigiye bitandukanye, ariyo mpamvu twabwira abadukurikiye tuti ntimujye kure cyangwa se rwose ntimucikanwe, kuko turagaruka mu kiganiro n'ubundi tubazaniye andi makuru ari buze kuba agezweho. So amakuru rwose karaza kuba ari akagaruka, amakuru yaraza kuba ari menshi mu masaha ari imbere. Ndabizi abakunzi bacu baraza kuba badutegereje. Tubwira abadukurikiye tuti mwakoze cyane rwose kubana natwe. Ubwo andi makuru turaza kuyabagezaho muri masaha nimugoroba. Wakoze cyane Sira Makosa. Wakoze cyane Fighter. Iyi ni Eugene Official. Abantu mutarakanda subscribe tubasaba gukanda kuri subscribe, abantu mwanayikanzeho kandi tubisabire rwose gusharinga cyangwa se gusangiza abandi inkuru zacu, kuko iyo ubasangije inkuru bituma nyine nabo rwose bageraho bagashigikira. Bitewe nuko nyine baba babona ko dutanga amakuru yizewe, bageraho gutyo nabo bakajoininga umuyoboro wa Eugene Official, nabo bakazajya babona amakuru meza kandi atosoye umugana wa muvandimwe, bakabonera ku gihe. Bityo rero bikanatuma umuyoboro ugenda waguka, kuko nabo baragenda bagasharinga, bakagenda bazana abandi, tukagikomeza kugenda twaguka nyine. Niyo mpamvu tutatubabwira tuti iyo ukoze subscribe ndetse ukanasharinga ikiganiro, uba ugize uruhare mu kubaka umuyoboro Eugene Official, ndetse n'inkunga ikomeye cyangwa cyo bita partage mu rurimi rw'igifaransa. N'inkunga ikomeye uba uteye umuyoboro Eugene Official. Wakoze cyane Sira Makosa. Nanjye ndagushimiye Fighter. Ciao. Ciao.